bose mu bagabo babayeho kwisi nta wundi Imana yigeze gutarura ngo imukure mu bana. Imana yaravuze ngo mu bagabo bose twabanye nabo tukavugana nabo ngo nta wundi nigeze kuvugana nawe duhanganye ngo tuvugana akanwa ku kandi. Umugabo wegereye Imana bakaganira nayo akanwa ku kandi, Imana igera naho imuvuga ngo mubabayeho ngo noneho habe n'uwozana na Mose nawe. Ntimwumva ko yari murase ngo n'uwazana na Mose nawe ngo ampagarara imbere ati noneho nareka ahubwo nyine nuko nkitaza. Muramwibuka Mose ahagaze imbere y'Imana, Imana ivuze ngo ndarimbura abisirayeli bose mbakureho amaze ngo uhindure ube mukuru nguhe n'izina riruta yabo. Mose ngo hagarara imbere y'Imana ati Uwiteka ibuze ubwo burakari. Murumva uwo mugabo umugabo ubwira Imana ahebwira ngo Mana ngo ibuze ubwo burakari ngo kuko nubikora ngo bazaje bavuga ngo Imana yagize amaboko make ngo inanirwa kubageza muri Kanani. Ati incyuro zabo bantu zazikwiza he? Ari wewe Imana ari natwe abayobozi baba bantu tuzabageza he? Imana iravuga ngo ubwo ari Mose uvuze, ubwo ari Mose uvuze reka ndekeraho. Amaze umunsi umwe ngo Mose arayibwira ati twaragendanye iminsi myinshi ariko kugeza n'ubu sindakumenya, noneho nyereka mu maso hawe mbona ubwiza bwawe biraba bihagije. Imana iramureba biti Mose we ntawambona ngo abeho. Ati ubwiza bwanje ngize ngo murike n'ubwiza bwanje. Ariko muzi kundu na Mose Imana iramubwira ngo ntiwambona ngo ubeho. Ariko twebwe turi mu gupfukama tukayibwira ngo Mana ndashaka kukubona, kandi Imana ikabitwemerera. Kubera iki? Kubera yuko hari ishusho y'Imana itaboneka, kandi iyo shusho y'Imana itaboneka iri muri twe. Kubera yuko iri muri twe mu mwanya umwe turaruta Mose. Haleluya, haleluya. Reka mbajyana ahantu hatoya. Ariko wari wumva iyo upfukamye uhaye usenga Imana wagiriwe amahirwe ukagira umugisha, uzawumva ukuntu amasengesho yawe hayagenda. Hari n'igihe dusenga ukumva ntaho hayaje. Se namwe bijya bibaho. Ariko banza ari intege nke zanje. Hari n'igihe musenga mukabura n'amagambo, ukabura icyo uvuga. Amaze nje byamera bityo nkavuga nti reka mvuge mu Giswahili. Tubanza ari kandi nari nkizi cyane nkagerageza nkumva nabyo ntibihabyumvikana. Uba ufite n'izindi ndimi nazo ukagerageza nabyo bikanga. Ariko hakaba umunsi tugera imbere y'Imana watangira kuvuga ukumva ibintu byaje. Kubera hari ishusho y'Imana itaboneka, ngo niwe shusho y'Imana itaboneka yahozeho isi n'ijuru bitarabaho. Umunsi umwe ahayaganira n'Abayuda arababwira ngo sogokuruza wanyu Abrahamu mujya mwirata. Arababwira ngo yigeze kureba mu minsi yanje ngo abona mwumwe ngo awubonye aranezerwa, ngo batora amabuye bati nimumutera amabuye. Umuntu utaragira imyaka 50 yaboneye Abrahamu he? Arababwira ngo Abrahamu atarabaho ndiho, Abrahamu atarabaho nje ndiho. Haleluya. Yesu yahozeho byose bitarabaho. Korale y'abana yaririmbye avuga ngo niwe Alpha na Omega, nitangiriro niherezo. Abantu bamurebeye mu myuga, bamurebera mu bantu, bamurebera mu Bayuda. Itsinda rya kane ryamurebeye n'abami. Batese wavuye ko bene wanyu bakureze bakaba bahaye bakwanga. Ese wewe kugira ngo wangwe na bene wanyu bose wewe wavuye ngo aramwihorera. Burya Yesu asubiza buke cyane ngo aramwihorera, ngo aramubwira ati uranyihoreye tuzi ko mfite ububasha bwo kukubamba nubwo kukurekura. Yesu aramureba ati ntabwo ufite. Ati muri yaba atari ijuru ryakungabije weho ntacyo wari kuntwara, wari kuvuga ibyo uvuga ugacimanza ariko ntacyo wantwaraga. Ariko aramubwira ngo nyamara humura. Ati none se uri umwami w'Abayuda? Undi aramubwira ati ubwami bwanje si ubwino. Ati iyo bubu bwino ingabo z'ijuru ziba zamanutse zikajya kundwanirira, ariko ubwami bwanje si ubwino. Aramubwira ngo noneho uri umwami. Yesu aramubwira ngo wakabimenye ngo icyo nicyo navukiye, icyo nicyo gituma ndiho mu isi. Yesu ninde? Mbese uyu ni muntu ki? Ese nta gisubizo urabona? Uyu ni umwami w'abami, ni umutware utwara abatware, ni ishusho y'Imana itaboneka.
ari mu bwiza bw'Imana no mu cyubahiro cyayo. Icya kabiri, ititire yiwe ya kabiri, ariko mbere yuko nyigeraho reka mbabwire irindi tsinda rya gatanu. Itsinda rya gatanu rifite uko ryamenye Yesu, kandi iryo tsinda rya gatanu ntiryamumenyeshejwe n'ubwenge bize ku mashuri. Reka nkubwire, ntitwamenya Yesu kubera kuba mu mashuri, ntibibaho. Ntitwamenya Yesu kubera yuko twize cyane, oya, ntibibaho. Nigeze kubaza umwana umwe yari kwiga mu Buhindi, arampamagara arambwira ngo pase, ngo uzi neza ngo mu Buhindi basenga ibigirwamana byinshi. Tese ko baje batubwira ngo mu Buhindi nibo bize cyane, none ni gute basenga ibigirwamana? Abantu baba intellectuel bakamapfukama imbere y'ikintu kibajwe, bazi yuko bakibaje bakagipfukamira bakagisenga. Arambwira ati niba baje basenga ibigirwamana byose bibaho kwisi. Ndatangara cyane, ndavuga nti erega nta kwiga kuriho, ahubwo kwiga ni ukumenya Yesu. Iyo tumenye Yesu atubera ubwenge, atubera n'ubumenyi. Bibiliya yavuze ngo abo bantu uko bamumenye, ibo bamumenye bate? Reka tubanzirize kubigishwa biwe. Ngo Yesu arababaza ati abantu baje bagira ngo ndinde. Petero aramubwira turi Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Yesu yamamubwira ngo Petero, ngo ntabwo ari amashuri, ntabwo ari inyama n'amaraso byabiguhishuri, atariko ni data wo mu ijuru akinguye amaso yawe, maze amaso yanjye arahumuka, ndakureba Yesu. Amaze ngira nte ndanyurwa. Aravuga ati si inyama n'amaraso byabiguhishuriye Petero, ariko ni data wo mu ijuru ukinguye ubwenge bwawe kugira ngo umenye yuko ndi Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Haleluya. Reka nongere mbabwire uwundi muntu, n'umwambuzi ku musaraba, umwambuzi, kandi umwambuzi ruharwa wamaze ibintu, ariko arabambwe ku musaraba yitegereza Yesu. Buriya muje mwumva Yesu, ariko mushake mutinde no kumumenya, mugeraho mumenya n'umutima we, mumenya n'ibitekerezo bye, mumenya n'imbaraga ze. Amaze ngo aramureba, atari ko uyu mugabo apfuye ariko nanone yari umwami. Aramubwira ngo mwami, mwumve namwe, nuguhishurirwa ntabwo ari ubwenge. Uragira ngo uriya mwambuzi yarazi Yesu, ariko aramureba aramubwira ati mwami, nubwo upfuye ariko hari ubundi munsi uzima ingoma. Aramubwira ngo ubwo uzaza kwima ingoma yawe, ngo nanje ntukanyibagirwe. Yesu yamamubwira ngo ndakurahiye ngo uyu munsi turi bubane nawe muri paradizo. Iyo umuntu amenye Yesu, Yesu ntaje musigatyo, oya, ajya hindura ubuzima bwe. Aramubwira ngo haleluya. Ese mwumvisha ko mwambuza avuye muri liste y'abambuzi? Kubera yuko aramubwira ngo mwami ubwo uzaza mu bwami bwawe, ngo nanje uzanyibuke. Yesu yamamubwira ati ndakubwiye ngo uyu munsi turabana nawe muri paradizo. Uyu munsi ntabwo ari ejo, ibintu birahinduka. Iyo tubonye Yesu ubuzima bwacu burahinduka. Hari umuririmbyi wabiririmbye neza, aravuga ngo Yesu yinjiye muri nje, ngo ubuzima bwanje burahinduka. Ubugingo bwanje bwahindutse ukundi ubwo nde yabwinjiragamo. Si ubw'isi yabwinjiyemo, ariko nubwo Yesu yinjiyemo. Yesu yinjiye mu bugingo bwacu, bugira bute? Burahinduka, burahinduka, turanyurwa. Tubona Yesu turanyurwa. Hari abamumenya amafuti. Hari indirimbo nasomye mu gitondo, iri mu ndirimbo zo gushimisha 191 ku gitero cya kabiri, iravuga ngo nshishikarira ibya Yesu, menye ibyo nshakaho byose. Noneho mwumve guko avuze isengesho atanze. Mwuka wera umfuturire, umbwire uko Yesu yankunze. Twamenye Yesu amafuti, ariko tubwire mwuka wera ngo mwuka wera mfuturira. Kurya njya numva namenye Yesu kamumenya nk'umubaji, oya mfuturira kugira ngo Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Haleluya. Arakoze cyane mushumba.
kunteguriro tugiranye imyaka hafi 65 akaba ari bunamfasha gusenga. Arakoze cyane. Buriya hari gihe abantu bashakana kandi iyo bagihaye barambagiza ukumva ni byiza, umuntu akaba atabasha no kubwira uwundi uko atekereza, ukamwigengeseraho ngo utajya kugira icyo uvuga kikamusitaza. Ariko hakaba n'imyaka imwe nayo mugeramo, ikaba imyaka y'ibibazo wibaza ngo kubera iki nahisemo uyu, kubera iki nahisemo uyu, ukabona arasa nkaho ari inyuma y'abandi bose. Hakaba n'ikindi gihe nacyo gishika ukavuga utesa mvuyeho najahe, ugasanga mwese na mwese buri muntu umwe ararwara n'undi akarwara kubera yuko utekereza uti yagira uko aba najahe. Buriya niyo abantu bavuga ngo abafite abana batumwagize uko aba abana bomujyana, ariko reka mbabwire kuko abana ntaho bahuriye n'umudamu, nta naho bahuriye n'umutware. N'abana n'umuryango uri ukwawe Imana yaduhaye ngo tubarere nabo bazarera babo, ariko umugabo n'umugore n'Imana bwayo yonyine yarabivuze ngo bazabumwe. Ako kari gaciyemo gusa, kari ako gushimira mushumba yagize neza. Ubundi reka mbashimire mwese, mbahe n'ikaze mu ijambo ry'Imana. Imana yaduteye iteka kugira ngo tube hano twese ab'Imana yagiriye ubuntu bakabasha kugera mu nzu y'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ikindi cyongeyeho, ejo nagize intege nke z'umubiri, bituma ntabasha no kuza kwigabura. Na mu gitondo mbyutse numva hariho utuntu, ndetse tumwe tukanca n'intege, tukanambwira ngo ni telefone. Mbabwire ko bidashoboka, ariko ndaruha ndavuga ngo reka mbikore kubwo kwizera Yesu arabana naje. Kuri ubwo rero ndashima Yesu umpaye uyu mwanya. Cya kabiri ndashimira abashumba nabo bangize umuserva wanyu no munsi kugira ngo abarinje ugabura. Kubera iyo mpamvu rero ndabakiriye muri iryo funguro kandi ndababwiye ngo muryoherwe. Mwabyumvise se? Muryoherwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Iriya ndirimbo mwashorejeho yavuze ngo nuzuye agahinda n'ubwihebe, mbuze ibyo niringiraga, maze amaso yanjye arahumuka, ndakureba Yesu ndanyurwa. Nuzuye agahinda n'ubwihebe, mbuze ibyo niringiraga, amaso yanjye agira ate? Arahumuka. Mbona nde? Mbona Yesu, amaze ngira nde? Ndanyurwa. Dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 8 umurongo wa 25. Turajya no kongera gusoma urwandiko rw'Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 15. Duhagarariye mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2 n'umurongo wa 9. Nibyo bice ko ari bitatu turi busome, kandi turagenda dusoma uturongo tugufi. Ubutumwa bwiza bwa Luka ibice 8 umurongo wa 25 haragira hati, arababaza ati, kwizera kwanyu kuri he? Nabo baratinya, barumirwa, baravugana bati, mbega uyu ni muntu ki utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira? Uwo murongo niwo dusubiramo. Mbega uyu ni muntu ki utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira? Muri Luka nanone ibice 5 umurongo wa 21
hari uko naho havuga, haravuga ngo mbega uyu ni muntu ki ngo wigereranyije ngo ubasha no kubabarira ibyaha. 21 za Luka, sinari nahavuze ariko numvise ari ngombwa. Abanditsi n'abafarisayo batangira kwiburanya bati, uyu ninde wigereranyije? Ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Tuje mu rwandiko rw'Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 15 n'uwo murongo gusa dusoma. Ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose. Petero wa mbere 2 umurongo w'9 tugeze ku wa 10. Haragira hati, ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera n'abandi Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, turi buvuge mu minota yacu mikeya, ariko kandi turiho amatwi nk'ijambo ry'Imana. Muri aya magambo twasomye harimo ikibazo kibaza ngo uyu ni muntu ki? Uyu ni muntu ki? Kandi iteka ryose iyo abantu bibaza ngo ese uyu ni muntu ki, haba hari ibintu yakoze rimwe na rimwe akabikora by'amafuti, amaze mukamwibazaho mutese uyu ni muntu ki. Reka mbaho urugero rutoya. Nk'ubu hogira umuntu winjira hano mu rusengero akaza afite akavuyo aho yagenda akandagira adatwaza, yagera no ku bantu akaba yabakandagira. Natekereje ndavuga ntariko abadiyakoni bamufata vuba, atariko uriya muntu uyu ni muntu ki? Taziwe ko turi mu rusengero ibaha yakora nibiki. Ariko kandi hari n'igihe umuntu nabwo akora ibintu bitangaje, abantu bakibaza bati uyu ni muntu ki? Ni muntu ki utizigama ariko ibintu byiwe byose akabirekura? Uyu ni muntu ki? Hari igihe abantu bashobora kwibwira ngo bazundi ariko batamuzi. Haba na Yesu niko byari bimeze. Aha twasomye havuze ngo ni Yesu wari kumwe n'abigishwa biwe, barajyana bikirana nawe mu bwato. Ngo bagera mu bwato, Bibiliya itangaza cyane iravuga ngo Yesu arisinzirira, araryama arasinzira. Umuraba nawo n'umuhengeri birazikuruka biterera bwa bwato, ariko Yesu ameze ate? Arasinziriye. Noneho bigaza abigishwa bavuga batese, mwami ntacyo bikubwiye ko turimbuka? Tuhayibona uburyo imiraba ihaye duterera. Yesu ngo arakanguka, ngo areba umuraba, areba n'umuyaga, ngo arababwira ngo wa muraba we nawe wa muyaga we nimutuze. Ngo nabyo bihera ko biratuza, biramwumvira. Amasa abantu bari baza bati uyu ni muntu ki? Uyu ni muntu ki? Ubwira n'imiraba akabwira n'imiyaga ngo nituze. Uyu ni muntu ki? Ubundi twasomye ngo ari ahantu hamwe ari mabwiriza, ari mu sinagoge, abantu bazana umurwayi wabo wari uhetswe n'abantu 4. Ngo bashike ku muryango basanga igiterane kinini cyane. Reka mbabwire ngo aho Yesu ari abantu barabyigana. Aho Yesu ari abantu barabyigana. Noneho basanga abantu buzuye mu rusengero. Baravuga bati dukora iki? Uyu murwayi wacu twongere tumwikorere tumusubize mu rugo? Batoya nimureka ahubwo twurire amaze dutobore, kandi tugende dukurikiye aho duhaye twumva Yesu ahaye avugira. Nitumara amaze twururutse uyu murwayi wacu tumushire mu birenge bye, tumwururukirize mu birenge bye. Ngo barurira. Nza ntangara n'aba bantu, kandi njya mbibazaho cyane. Inzu si yabo, ariko bagiye inama ngo mpaka bayitobore.
nuko ati nyirinzu nagira icyo avuga turamubwira ko tubyishyura ariko atureke tugeze umurwayi wacu kuri Yesu ngo barazamuka baratobora bamumanura mu ngobyi ye no munsi birenge bya Yesu. Haleluya. Kandi ubwo Yesu ari he? Yesu ko arabareba ko arabona ibyo bahaye bakora ariko ararinze ngo bakore icyo bagambiriye hanyuma yabwo bagisohoze. Baramumanura no mu birenge bya Yesu ngo aramubwira ngo wa murwayi ngo kwizera kwawe kuragukije ati nuko abariya bakuzanye bifatanyije hamwe. Aramubwira ntiyamubwira ngo indwara yawe irakize ariko aramubwira ngo ibyaha byawe birababariwe. Abafarisayo n'abasadukayo ngo bari buzuye urusengero baribaza ngo uyu ni muntu ki ubasha kubabarira n'ibyaha nabyo? Uyu ni muntu ki ubasha kubabarira ibyaha? Reka mbabaze, ese aba bantu nubwo Yesu akijije uwo murwayi, nubwo Yesu yabwiye inyanja ngo nituze, ese aba bantu bamenye Yesu? Ntabwo bamumenye kubera yuko bibaza ngo uyu ni muntu ki, uyu ni muntu ki ubasha gukora ibi. Narimo mbitekereza kare amaze nza kwibuka igihe kimwe aho nari imbere y'umushumba hari kure naho nari ntuye, hakabigiye kimwe nkagenda iminsi 2 kandi rero twebwe nta gari nta moto nta modoka n'ukugenda n'ibirenge kandi tugomba kugenda n'ibirenge tugize gute duhetse n'ibikapo byacu. Mu gikapo mpesemo imyenda mpesemo na Bibiliya ariko murumva bene uwo muruho ndagenda mpura n'undi muntu nawe yari umugabo arambwira ati wa mugabo ati ntabwo nakumenye wareka tukaba nkabibwirana gatoya. Ndamubwira nti nta kibazo kese witwa nde? Ambwira izina rye sanganza numva iryo zina ariko nari ntarabona nyirari. Arambwira ati wewe se witwa nde? Ndamubwira nti nitwa Mudagiri nowe. Aturambeshe. Kubera iki? Ndakubeshe. Aturambeshe rwose. Kese uramuzi? Ati ndamuzi. Ntoya wamumenya amafuti. None ndamubwira nti reka nkubwire uko umuzi kubera yuko iri izina ryanje ryari rizwi. Ndamubwira ntuzi nk'umugabo muremure, uzi nk'umugabo munini. Ndisuko nguko ati nuko kabisa. Ati nuko niko muzi. Ntoya waribeshe. Uwo nkubwiye ni uyu nguyu. Imvura yari igiye kugwa turatandukana. Mu rugendo rwa kabiri turongera turahura ariko nsanga twembi duteye hamwe kubera yuko twahuye aranyoberwa nanje ndongera ndamuyoberwa. Sinamenya ko twigeze guhura. Ndongera ndamaza ndeze witwa nde? Aranibwira ariko nta wundi munsi twabonanye. Ati sinzi. Nanje ndamwibwira ati ni wewe wamugabo nabwiye ngo si wewe wambeshye. Hari uburyo abantu bamenya umuntu ariko bakamumenya amafuti, bakamumenya mu buryo butari bwo, bakamenya izina. Kandi reka mbabwire rimwe na rimwe amazina yacu aramenyekana, izina rikaruta umuntu. Baje kubona umuntu nyirizina bati n'uyu nguyu n'uyu niwe Jean Bosco utegetse uyoboye Kacyiru yose. Urumva hari impamvu zituma bashaka kumuyoberwa, kumva ngo uru rusengero rwose ruri mu mutwe we. Amen. None bagatekereza kuko ari umugabo munini w'imbaraga. Ariko burya na Yesu niko yarameze. Ndababwira amatsinda 4 yamenye Yesu mu buryo bw'amafuti. Mbabwire n'itsinda rya 5 ryamenye Yesu uwo ari we. Itsinda rya mbere ryamenye Yesu nk'umubaji. Bamumenyera mu mwuga akora. Haravuga ngo mbese uyu si wamubaji. Kandi reka mbabwire kuvuga ngo si wamubaji harimo n'agasuzuguro. Harimo agasuzuguro kamugayira umwuga akora. Batese si wamubaji, si wamubaji. Icya kabiri barongera baravuga ngo si mwene Mariya. Haleluya. Ejo ndimo nsoma ya magambo naribaje nti kubera iki bavuze ngo si mwene Mariya kandi bazi ise Yosefu. Babona ko nibavuga Yosefu ni umuntu ukomoka mwa Dawidi, haraje kuba umuntu w'umunyembaraga. Ubundi kandi iyo umuntu ashaka kukuzibya akubwira nyoko, ntakubwira so.
ibyo ndabizi nabaye umushumba hakabigiye abantu bamwe barakara aho kunyita izina rya papa bakanita irya mama ariko nkababwira nti ntacyo bitwaye hega na mama nawe yanikoreye amezi 9 uwo papa we munavuga ni papa nyine ariko ntabwo yigeze antwara mu nda ye ariko mama ubwo se ngo bamututse ngo si mwene Mariya nimwumve namwe ako gasuzuguro noneho bamushize hasi cyane ngo uyu si mwene Mariya si wamubaje ngo habe n'abavandimwe biwe turabazi turaturanye nabo si ba Yosefu si ba Simiyoni ngo n'abashiki biwe ntibabaha ngaha ubwo urumva ntibamenye Yesu uwo ari we bamenye haleluya reka mbabwire amagambo tugiye kuganira none ari mu bice bitatu icyambere ni ukuvuga ngo kumenya Yesu uwo ari we icya kabiri kumenya Yesu uwo ari we biduhesha kwimenya abo turi bo muri Kristo icya gatatu iyo tumenya abo turi bo muri Kristo bituma tugendera mu bushake bw'Imana kugira ngo tujye gukora ibyo Imana ishaka nuko tuza abo turi bo kandi kugira ngo tujye mu bushake bw'Imana nuko tumenya uwo Yesu waduhamagaye uwo ari we itsinda rya kabiri ryamumenye nk'umuyuda rimumenya nk'umuyuda usanzwe umuyuda unenana umuyuda utita ku bantu haleluya no ku cyumweru ndagira ngo nizo nyigisho twari dufite na mwarimu atubwira ukuntu wa murwayi yari ku kidendezi ariko iruhande rwa cya kidendezi nta muntu yari afite Yesu azari umuntu nuzuye agahinda n'ubwihebe mbuzi ibyo niringiraga maze amaso yanjye arahumuka ndakureba Yesu ndanyurwa haleluya abaho nta muntu ariko haza umuntu w'abantu haza umuntu wabuzuye agahinda aramubwira ati uyu munsi wahuye n'umuntu nubwo wari warababuze ariko none uhuye n'umuntu kandi uwo muntu afite icyo akumari uyu ni muntu ki ubwira n'imiraba nayo igatuza akabwira n'inyanja nazo zigahora bati mbese uyu ni muntu ki ngo uyu ni muntu ki ubasha kubabarira n'ibyaha ku bayuda ibyaha byari ikintu gikomeye cyane kubera yuko byatumaga baterwa amabuye bigatuma bapfurupfu rw'agashinyaguro ariko Yesu aje n'ibyaha nabyo biratuza uko abwira inyanja ngo nimuhore n'ibyaha Petero yavuze ngo kera ntimurakababarirwa ngo ariko none mwarababariwe twababariwe n'iki n'imbaraga ziva muri Kristo Yesu twasomye hariya mu Bakolosayi haleluya ndababwira Yesu mu byiciro bibiri uyu ni muntu ki n'imirabira mwumvira uyu ni muntu ki ubabarira n'ibyaha ariko umva uko Pawulo bamuvuze hariya mu Bakolosayi aravuze ngo niwe shusho y'Imana itaboneka iyo ni grade ya mbere ya Yesu niwe shusho y'Imana itaboneka nubwo mutamumenye ngo mumenye uwo ari we atari ko reka mbabwire uyu Yesu duhaye tuvuga niwe shusho y'Imana itaboneka Imana itaboneka iyo Yesu abonetse Imana iba yagize ite iba yabonetse Imana ibira aho ngaho umunsi umwe umugaragu w'Imana Mose amenyana n'Imana cyane haleluya muzi ukuntu duteye tugira ibyifuzo byinshi abantu bari mu kubaha bakabijyana no mu masararo ejo narimo ndeba abantu bari mu isararo bahaye basenga numva mbagiriye imbabazi cyane bari mu isararo amazi ariko arabarindimukaho abandi bamwe barenda gutwarwa abandi bamwe bariko bananayagotomera amazi ko aramanuka akabajyaho ariko ko barashaka iki wababaza icyo barimo bashaka bazakubwira ibyifuzo byabo gusa ariko iyo dushaka Imana tubanza gushaka Imana ubwayo ibindi byose ngo bizagira bite tuzabihabwa nyuma y'ibyo kubanza gushaka kumenya Yesu abantu bamwe baraje babwira Filipo baramubwira bati mutware turashaka kubona Yesu ese icyifuzo cyawe none ni kihe
ese urashaka kubona Yesu cyangwa urashaka kubona abaririmbyi ba Kacyiru cyangwa urashaka kubona abigisha ba Kacyiru? Oya, si ibyo tukujyanye, banza urebe Yesu. Pawulo aravuga ngo niwe shusho y'Imana itaboneka. Nari mbabwiye ngo umunsi umwe umugaragu w'Imana Mose yari yaramenyeranye n'Imana, abana n'Imana. Mu bagabo babayeho ku isi nta wundi Imana yigeze gutarura ngo imukure mu bandi. Imana yaravuze ngo mu bagabo bose twabanye nabo tukavugana nabo, ngo nta wundi nigeze kuvugana nawe duhanganye, ngo tuvugana kanwa ku kandi. Ariko murumva uwo mugabo atari igitangaza? Umugabo wegereye Imana bakaganira nayo akanwa ku kandi. Imana igera naho imuvuga ngo mubabayo, ngo noneho habe n'uwozana na Mose nawe. Ndimwumva ko yari murase, ngo n'uwozana na Mose nawe ngo ampagarara imbere, ati noneho nareka ahubwo nyine nuko nkitaza. Muramwibuka Mose ahagaze imbere y'Imana, Imana ivuze ngo ndarimbura abisirayeli bose mbakureho, amaze ngo uhindure ube mukuru, nguhe n'izina riruta yabo. Mose ngo hagarara imbere y'Imana ati Uwiteka ibuze ubwo burakari. Murumva uwo mugabo? Umugabo ubwira Imana, ahebwira ngo Mana ngo ibuze ubwo burakari, ngo kuko nubikora ngo bazaje bavuga ngo Imana yagize amaboko make, ngo inanirwa kubageza muri Kanani. Ati incyuro zabo bantu uzazikwiza he? Ari wewe Imana, ari natwe abayobozi baba bantu tuzabageza he? Imana iravuga ngo ubwo ari Mose uvuze, ubwo ari Mose uvuze, reka ndekeraho. Amaze umunsi umwe ngo Mose arayibwira ati twaragendanye iminsi myinshi, ariko kugeza n'ubu sindakumenya, noneho nyereka mu maso hawe mbona ubwiza bwawe, biraba bihagije. Imana iramureba biti Mose we ntawambona ngo abeho, ati ubwiza bwanje ngize ngo murike n'ubwiza bwanje. Ariko muzi kuntu na Mose Imana iramubwira ngo ntiwambona ngo ubeho, ariko twebwe turi mu gupfukama tukayibwira ngo Mana ndashaka kukubona, kandi Imana ikabitwemerera. Kubera iki? Kubera yuko hari ishusho y'Imana itaboneka, kandi iyo shusho y'Imana itaboneka iri muri twe. Kubera yuko iri muri twe, mu mwanya umwe turaruta Mose. Haleluya, haleluya. Reka mbajyana ahantu hatoya. Ariko wari wumva iyo upfukamye uhaye usenga Imana, wagiriwe amahirwe ukagira umugisha, uzabumva ukuntu amasengesho yawe hayagenda. Hari n'igihe dusenga ukumva ntaho hayaye, se namwe bijya bibaho, ariko banza ari intege nke zanje. Hari n'igihe musenga mukabura n'amagambo, ukabura icyo uvuga. Amaze nje byamera bityo nkavuga nti reka mvuge mu Giswahili, tubanza ariho, kandi nari nkizi cyane, nkagerageza nkumva nabyo ntibihabyumvikana. Uba ufite n'izindi ndimi nazo ukagerageza nabyo bikanga. Ariko hakaba umunsi tugera imbere y'Imana watangira kuvuga ukumva ibintu byaje. Kubera hari ishusho y'Imana itaboneka, ngo niwe shusho y'Imana itaboneka yahozeho isi n'ijuru bitarabaho. Umunsi umwe ahayaganira n'Abayuda arababwira ngo sogokuruza wanyu Abrahamu mujya mwirata, arababwira ngo yigeze kureba mu minsi yanje ngo abona mwumwe, ngo awubonye aranezerwa, ngo batora amabuye bati ni mumutera amabuye. Umuntu utaragira imyaka 50 yaboneye Abrahamu he, arababwira ngo Abrahamu atarabaho ndiho, Abrahamu atarabaho nje ndiho. Haleluya. Yesu yahozeho byose bitarabaho. Korale y'abana yaririmbye avuga ngo niwe Alpha na Omega, ni itangiriro ni iherezo. Abantu bamurebeye mu myuga, bamurebera mu bantu, bamurebera mu Bayuda. Itsinda rya kane ryamurebeye he n'abami, batese wavuye ko bene wanyu bakureze bakaba bahaye bakwanga, ese wewe kugira ngo wangwe na bene wanyu bose wewe wavuye ngo aramwihorera. Burya Yesu asubiza buke cyane ngo aramwihorera, ngo aramubwira ati uranyihoreye, tuzi ko mfite ububasha bwo kukubamba nubwo kukurekura. Yesu aramureba ati ntabwo ufite, ati buri iyaba atari ijuru ryakungabije weho ntacyo wari kuntwara, wari kuvuga ibyo uvuga ugacimanza, ariko ntacyo wantwaraga. Ariko aramubwira ngo nyamara humura, ati none se uri umwami w'Abayuda? Undi aramubwira ati
ubwami bwanje si ubwino. Ati iyo bubu bwino ingabo z'ijuru ziba zamanutse zikajya kundwanirira, ariko ubwami bwanje si ubwino. Aramubwira ngo noneho guri umwana. Yesu aramubwira ngo wakabimenye ngo icyo nicyo navukiye, icyo nicyo gituma ndiho mu isi. Yesu ninde? Mbese uyu ni muntu ki? Ese nta gisubizo urabona? Uyu ni umwami w'abami, ni umutware utwara abatware, ni ishusho y'Imana itaboneka, ari mu bwiza bw'Imana no mu cyubahiro cyayo. Icya kabiri, ititire yiwe ya kabiri. Ariko mbere yuko nyigeraho, reka mbabwire irindi tsinda rya gatanu. Itsinda rya gatanu rifite uko ryamenye Yesu, kandi iryo tsinda rya gatanu ntiryamumenyeshejwe n'ubwenge bize ku mashuri. Reka nkubwire, ntitwomenya Yesu kubera kuba mu mashuri, ntibibaho. Ntitwomenya Yesu kubera yuko twize cyane, oya, ntibibaho. Nigeze kubaza umwana umwe yari kwiga mu Buhindi, arampamagara arambwira ngo pase, ngo uzi neza ngo mu Buhindi basenga ibigirwamana byinshi. Tese ko baje batubwira ngo mu Buhindi nibo bize cyane, none ni gute basenga ibigirwamana? Abantu baba intellectuel bakamapfukama imbere y'ikintu kibajwe, bazi yuko bakibaje bakagipfukamira bakagisenga. Arambwira ati nibo baje basenga ibigirwamana byose bibaho kwisi. Ndatangara cyane, ndavuga nti erega nta kwiga kuriho, ahubwo kwiga ni ukumenya Yesu. Iyo tumenye Yesu atubera ubwenge, atubera n'ubumenyi. Bibiliya yavuze ngo abo bantu uko bamumenye, ibo bamumenye bate? Reka tubanzirize kubigishwa biwe. Ngo Yesu arababaza ati abantu baje bagira ngo ndinde. Petero aramubwira turi Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Yesu yamamubwira ngo Petero, ngo ntabwo ari amashuri, ntabwo ari inyama n'amaraso byabiguhishuri, atariko ni data wo mu ijuru akinguye amaso yawe, maze amaso yanjye arahumuka, ndakureba Yesu. Amaze ngira nte? Ndanyurwa. Aravuga ati si inyama n'amaraso byabiguhishuriye Petero, ariko ni data wo mu ijuru ukinguye ubwenge bwawe kugira ngo umenye yuko ndi Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Hallelujah. Reka nongere mbabwire uwundi muntu, ni umwambuzi ku musaraba, umwambuzi, kandi umwambuzi ruharwa wamaze ibintu, ariko arabambwe ku musaraba yitegereza Yesu. Buriya muje mwumva Yesu, ariko mushake mutinde no kumumenya, mugeraho mumenya n'umutima we, mumenya n'ibitekerezo bye, mumenya n'imbaraga ze. Amaze ngo aramureba, atari ko uyu mugabo apfuye ariko nanone yari umwami. Aramubwira ngo mwami, mwumve namwe, nuguhishurirwa ntabwo ari ubwenge. Uragira ngo uriya mwambuzi yarazi Yesu, ariko aramureba aramubwira ati mwami, nubwo upfuye ariko hari ubundi munsi uzima ingoma. Aramubwira ngo ubwo uzaza kwima ingoma yawe, ngo nanje ntukanyibagirwe. Yesu yamamubwira ngo ndakurahiye ngo uyu munsi turi bubane nawe muri paradizo. Iyo umuntu amenye Yesu, Yesu ntajya musigatyo, oya, ajya hindura ubuzima bwe. Aramubwira ngo haleluya. Ese mwumvisha ko mwambuzi avuye muri liste y'abambuzi? Kubera yuko aramubwira ngo mwami ubwo uzaza mu bwami bwawe, ngo nanje uzanyibuka. Yesu yamamubwira ati ndakubwiye ngo uyu munsi turabana nawe muri paradizo. Uyu munsi ntabwo ari ejo, ibintu birahinduka. Iyo tubonye Yesu, ubuzima bwacu burahinduka. Hari umuririmbyi wabiririmbye neza, aravuga ngo Yesu yinjiye muri nje, ngo ubuzima bwanje burahinduka. Ubugingo bwanje bwahindutse ukundi ubwo nde yabwinjiragamo. Si ubw'isi yabwinjiyemo, ariko nubwo Yesu yinjiyemo. Yesu yinjiye mu bugingo bwacu, bugira bute? Burahinduka, burahinduka, turanyurwa. Tubona Yesu turanyurwa. Hari abamumenya amafuti. Hari indirimbo nasomye mu gitondo, iri mu ndirimbo zo gushimisha 191 ku gitero cya kabiri, iravuga ngo nshishikarira ibya Yesu, menye ibyo nshakaho byose. Noneho mwumve guko avuze isengesho atanze. Mwuka wera umfuturire, umbwire uko Yesu yankunze.
twamenye Yesu amafuti, ariko tubwire mwuka wera ngo mwuka wera mfuturira. Kurya nje numva namenye Yesu kamumenya nk'umubaji, oya mfuturira kugira ngo mumenye uwo ari we. Mu ntumwa tujya duhora tuvuga kandi zibirangirire, nta mugabo uhwanye na Paulo, kandi ndatekereza ko no mubigisha bose nta muntu ujya wigisha ngo arangize none atamuvuze. Sinzi, ariko ni gake. Ariko Paulo yigeze kubivuga mu Bafilipi, aravuga ngo icyo mpaye maranira ngo nukugira ngo mumenye, ngo menye n'imbaraga z'umuzuko we, ngo nanje nje shushanywa nawe, ngo nibwo nzagera ku muzuko w'abapfuye. Kugira ngo tugere ku muzuko w'abapfuye nuko dusana na Kristo, tugasana we no mu bibazo. Abantu benshi bari mu kwitaza ibibazo, ariko no mu bibazo nimwo twuzurira. Hari umuririmbyi w'indirimbo z'Igiswahili yararirimbye, aravuga ngo haleluya kwani majaribu. Majaribu gani bigeragezo? Ni bigeragezo. Ngo haleluya kwani majaribu yahimiza musafiri mwendo. Ngo haleluya kuko ibigeragezo bisukuma bihata umukristo kugera ku ntego. Haleluya. Ese muranyumva? Amen. Ibigeragezo bituma umukristo agera he? Bituma umukristo agera ku ntego. Kandi buriya reka mbabwire, abaririmbyi bamwe baririmbye, simbaye nibuka nimba ari Elbeteri nimba ari bande, baririmbye baravuga ngo rega ngo nubwo turi mu mwijima hari umunsi umuseko uzatambika, ngo tuje kugira gute? Tuje kugororerwa. Ariko se umuseko uzatambika habanje kubiki? Umwijima. Nyuma y'umwijima habe, uzi yuko mu bukristo hari gihe tugeramwa tukarindagira, umwijima ugacura mu nzira ukayoberwa noneho niyo uhayuja. Ariko no muri ibyo bigeragezo komeza, havuze ngo abandi bamumenye bitangaje. N'umukapiteni Yesu abambwe ari hejuru y'umusaraba, amaze ndetse ngo agiye no gucikana, haba no gupfa kwa Yesu kujya gutuma abantu bamenya uwo ari we. Amaze ngo wa mukapiteni aravuga ngo nukuri uyu yari umwana w'Imana. Arahamya ati nukuri, nubwo bimeze bityo nukuri uyu yari umwana w'Imana. Yamumenye nkandi, yamumenye nk'umwana w'Imana. Bibiliya yatubwiye hariya mu Bakolosayi havuze ngo niwe mfura mu byaremwe byose. Amen. Haleluya. Ese muracyangurikiye? Ninshaka ntiyindi gose nintinda ndi umusaza ejo mwakumva ngo nigendeye, ariko nimureke tuvugana aha ngo niwe mfura mu byaremwe byose. Abantu bavutsa ari abambere mwabo nibangirire batyibiganza, ari imfura mwasi. Uzi ko ari imfura mwasi, Imana ibaha umugisha. Ariko sare mwabaye bake, erega namwe muri nkanje, nanje ntabwo ndi imfura mwacu. Ariko Bibiliya yavuze ngo niwe mfura mu byaremwe byose. Iryo zina se ngo ni imfura bivuze iki? Mu bintu byose bibaho ku isi Imana igiramo imfura zayo. Haleluya. Waruzi ko n'iminsi Imana igiramo umunsi w'imfura? Imana yakuye umunsi w'isabato, iravuga ngo muzawubahiriza uwo munsi, ngo niwo naje naruhutseho. Ubaye ikisi, ubaye imfura y'Imana. Mu mezi Imana yigeze kubwira Abisirayeli ngo ku kwezi muvuyemwo muri Egiputa ngo kuzababera ukwezi kw'imfura. Erega no mu buzima bwawe ugira ukwezi, ugira umunsi wahuye na Yesu. Uwo munsi ntuzawibagirwa. Hari n'umuririmbyi wabiririmbye aravuga ngo sitasahau kamwe siku niliyomukuta Yesu. Sinzibagirwa habe namba umunsi nahuraga na Yesu nkamumenya nk'umwana. Uwo munsi wabaye iki? Wabaye imfura mu minsi. Ukwezi namwakiriyemwe kwabaye imfura mu mezi. Imfura se bivuga iki? Bivuga ngo nukugira ubushobozi, nukugira ubutware, nukubuzaba umuragwa. Izindi imfura zose zarananiwe. Adamu yari imfura y'Imana. Haleluya. Ubanza natindaho, yabaye imfura y'Imana ariko arananirwa. Abisirayeli tugenda hariya kuri bene Yakobo,
Esawu nako bene Isake. Esawu yari imfura, ariko ananizwa n'iki? Ananizwa n'isose y'umunsi umwe gusa, imukura mu bufura bwe, imwambura ubufura. Hari ibintu biri mu gutuma abakristo batakaza ubufura bwabo. Barareba bakabona ibindi ngo biruta kuba mu rusengero. Ariko narimo ntekereza igihe mwariko muririmba hanga nkavuga nti ariko hari ahandi twabona haba ibyiza ko mu nzu y'Imana. Abana b'Imana, abakobwa n'abahungu bahaye babyinira Imana, kandi nta muntu bahaye babyinira, ariko bariko barabyinira Imana. Nta kindi cyiza nk'icyo. Niwe mfura mu byaremwe byose. Narimbabwiye ngo mu minsi Imana ifite mu imfura, mu kwezi Imana ifite mu imfura, mu myaka Imana ifite mu imfura. Mu myaka ho Imana igira mu imfura zibiri. Imfura ya mbere ngo imyaka nigera ku 7 n'ubutaka nabwo muzabuha umudendezo, muzarya ibyakimeza mu myaka 6, ariko mu mwaka wa 7 muzawureke kuko ni imfura yanjye. Ngo n'ubutaka nabwo buzamenye ngo Imana yabonye imfura yayo, ubutaka nabwo ngo buruhuke, nta kubuhinga, ariko n'ubutaka nabwo buruhuke bugubwe neza. Bumenye iki? Bumenye ngo hari imfura y'Imana. Ngo nibajya kugeza no mu myaka 50 ngo izababera umwaka wa yubile. Uwo mwaka ngo imbata ngo zizabohorwe. Abantu ngo bari barabuze gakondo zabo bazazisubizwemo. Kubera iki? Kubera yuko habaye umwaka wa 50, umwaka wa yubile. Amen. Sinzi ubanza mbasize, ariko reka nongere ngaruke. Hallelujah. Yesu nashimwe. Mu bantu harimo imfura. Narimbabwiye ba Esawu, narimbabwiye ba Rubeni mwene Yakobo. Yari iki? Yari imfura. Ariko nimusoma mu itangiriro aramubwira ngo Rubeni we, ngo ni wewe ushobora kubyara kwanje kwavuyeho, ngo ni wewe ubutware bwanje bwavuye. Ngo ariko Rubeni we, ngo umeze nk'amazi yo mu gishanga, ngo ntugira aho uhagaze, umeze nk'amazi yo mu gishanga adatemba. Sindi kiziba ngo yararetse, oya yabuze ahaja. Ati none ntabwo wabimfura, ntabwo wabimfura. Ngo yitegereza bamukurikira ari bo Lewi na Simiyoni. Arababwira ngo Lewi na Simiyoni, ngo uburakari bwabo, ngo uburakari bwabo buvumwe, ngo n'urugomo rwabo ngo baraba urugomo, ngo n'inkota zabo ngo nicyo cyatumye bica abantu, ngo bica n'inka z'amariza, ngo batema n'ibitsi byazo. Umuntu ageze aho yakwibaza, tubanza Yesu yari umunyarwanda. Amen. Kubera iki mvuze ibyo? Hari ahantu henshi uzugera hano ugasanga haranditse ngo iwacu zirakama. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga kuko n'aborozi, kandi n'aborozi biki b'inka barazikunda, ariko ngo batemye ibitsi by'inka z'amariza. Imana irababwira ngo ntimwabona umugabane w'ubufura, ntibibaho, ngo kuko mwatinyutse mugakora ibyo bintu, ubwo bufura bubavuyeho. Ngo yitegereze Yuda umwana wa 4, amubona mu bwitange butangaje, aramubwira ngo Yuda we, ngo ubaye imfura mu cyimbo cya Rubeni, ngo kandi reka nkubwire ngo umeze nk'intare, ngo umeze nk'icyana cy'intare kibunze, ngo ntikizaryama kitarabona umuhigo. Hallelujah. Nicyo gituma Yesu yitwa ngo ni intare yo mu muryango wa Yuda, ni intare yo mu muryango wa Yuda. Ngo dore irabunze. Ababonye iki? Ababonye wa murage w'ubufura, ababonye wa murage w'ubufura. Ariko nabo bose n'aba Yuda n'aba Dawidi barananiwe. Nyamara imfura y'Imana ni Kristo Yesu, niwe mfura mu byaremwe byose. Bibiliya iravuga ngo ni n'imfura mu kuzuka. Hallelujah. Abandi barazutse barongera barapfa, ariko yarazutse rimwe risa, n'ubari iburyo bwa Se. Ariko aragira ati, ariko aradusabira. Hallelujah. Reka mbabwire kano kantu. Amina. Njyewe niyo nasenze nageze intege nke. Mwasenga ukaza wumva n'udutotsi ko turaza, ariko wareka ntituze. Mujya mwibaza hiki, ukaba utangiye gusenga ukumva udutotsi turaje, watanga amina bigashira. Burya Satani ni umuhanga, azabona ko hari ibintu wari ugiye gukora muri arya masengesho, amaze akakuzanira udutotsi. Ariko ni wumva n'utwo dutotsi twabaye, uje uririmba iyi ndirimbo ngo ni data wa twese mwiza,
azi intege nke zacu, aje adukuyakuya kugira ngo aturinde Satani. Ubundi kandi uje umumenya ngo ni data wa twese, ni imfura mu byaremwe byose, ni imfura mu kuzuka. Reka nawe wigeze gusinzira harya Yesu? Wigeze gusinzira abigishwa bateraganwa n'imiraba? Uti ngukundira ko nawe wasinziriye, umenyega nanje zintege nke zanje zo gusinzira. Haleluya. Aravuga ngo ni imfura mu kuzuka, niwe mfura mu byaremwe byose, ni imfura mu byaremwe, ni imfura mu minsi. Yarababwiye ati noneho gani sabato nayo niveho, ntacyo kimaze kuko njyewe nyirayo ndahari. Nayo amezi nayo mwazaga muvuga ninje Pasaka wanyu, ibindi byose mugende mubyihorere, ntacyo bibamariye. Niwe mfura mu byaremwe byose, ni imfura mu kuzuka. Amaze kuzuka tubwira ati hariya muri Petero twasomye havuze ngo noneho natwe ngo aduhindura kuba abatambyi b'ubwami. Twebwe ngo batari ubwoko, ngo noneho aduhindura kuba ubwoko, kandi ngo ubwoko bwera ishanga Imana yironkeye. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana ho haravuga ngo n'ubwoko bw'umwihariko, n'ubwoko Imana yashize ku ruhande, n'ubwoko bw'umwihariko. Imana imaze kubashira ku ruhande ibagira iti, ibagira abami, ibagira iki? Ibagira abatambyi, ibagira iki? Ibagira abana b'Imana. Ibagira gute? Ibahindura kuba imfura. Urwandiko rw'Abaheburayo haratubwira ngo mwegereye itorero ry'abana b'imfura, ngo amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Nico gituma Yesu yabwiye abigishwa biwe, arababwira ngo ntimunezezwe nuko abadayimoni bahaye bahunga, ntimunezezwe nuko mwaraye mu masararo, ntimunezezwe nuko hari ibyo mwakoze, ariko nimunezezwe kuko amazina yanyu aranditse mu ijuru. Haleluya, haleluya. Tekereza, habe n'umunsi tuzapfa, inyuma y'urupfu tuzumva amazina yacu amaze tugire kuko garanditse, aranditse. Wari waje ahantu bakareba muri computer batari ku izina ryawe ndaririmo, utariko nari yandikishije kubera iki? Ryabuze riti rifite impamvu byatumye ribura. Ariko muri computer y'ijuru barga bose bamwakiriye bakamwemera ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, n'amazina yabo agira ate? Arandikwa mu gitabo cy'ubugingo, izina ryanje ririyo. Haleluya. Ntabwo tuzataha iwacu nk'abahaye baje kuhabaririza ngo se ni hehe. Hoya, harazwi n'amazina yacu ariyo, aranditse. Ubwo yanditse rero tugomba kubyishimira. Aravuga ngo noneho muri abami n'abatambyi. Reka nsoze mbabwira ngo abatambyi, mwibuke babatambyi bo mu gihe cya Yosuwa. Amen. Bari bagize bate? Bari bikoreye isanduku ry'isezerano. Imana ibabwira ngo iki? Irababwira ngo nimugera muri Yorodani mwihangane ngo mukandagize ibirenge byanyu muri Yorodani. Yorodani imeze ite? Yorodani yasaze, Yorodani yuzuye, imiraba ni myinshi, ngo yarenze inkombe. Ariko abwira abatambyi ngo kuko muri abatambyi b'Uwiteka, haleluya, ngo mwemere neza ibirenge byanyu mubikandagize muri Yorodani. Ngo bigera muri Yorodani, Yorodani ngo icikamo. Ejo narimo nsoma hakambwira ngo Yorodani ngo yigomerera ruguru, ngo amazi ya ruguru arigomera. Ngo ariko yepfo yaratemba kugeza ubwo ashira. Ngo amare gushira bagira bati abandi babatambyi barambuka hakurya. Ngo bambuke hakurya, abantu baratangara. Ababandi bahagarara hagati mu ruzi, none abandi nabo rubanda nyamwinshi baza kugira gute? Batereka turebe uko Yorodani byagenze. Haleluya. Reka mbabwire ngo dufite imbaraga. Muri twe harimo imbaraga, ariko imbaraga zicecetse, imbaraga zituje. Abatureba bakagira ngo turabanye ntege nke. Pawulo yaravuze ngo batureba baza bagira ngo ntitugira ni wacu, ngo ntitugira niyo tuba, ngo baje batureba bakagira ngo turabatindi, atariko ntibazi ko dutungishije benshi. Atubundi kandi baje batureba bakagira ngo turabanye ntege nke, ngo nyamara turabanye imbaraga. Ngo baje batureba bakagira ngo noneho tugiye gupfa. Haleluya. Nimuhumure ntacyo tukibaye, igitambo cyacu cyaremewe imbere y'Imana. Ubwo icyo gitambo cyemeye ntacyo tuzaba, kuko dufite y'umutambyi mukuru ukomeye. Twebwe dukora iki gusa? Twemere duheke isanduku y'Imana. Isanduku y'Imana ngo bageze mu ruzi amazi arigabanya, yubaha n'ibirenge by'abagaragu b'Imana, ibirenge by'abatambyi, bituma y'amazi Yorodani iratinya, irahagarara. Amazi bagira bati abantu barahaza barambuka. Senza ntangara rubanda rundi
ntibamenye ibyabaye muri Yorodani. Baraje gusa basanga abatambyi baruhagazemo biyambukira humutse, ariko ntibigeze babona ibyabisebaguzi. Reka mbabwire ngo turi mu bigeragezo, ariko ntukaje witaza ibigeragezo, emera ubyinjiremo, urabisangamo Yesu. Haleluya. Ntabwo bijyamo wenyine, ariko urajyanamo na Yesu. Mu kibazo cyawe na Yesu arimo. Icyo nicyo tumukundira. Tumukundira kuko ntaza yitaza ibibazo byacu, ariko ahubwo aje amanukana natwe mu kibazo. Noneho nawe mera winjire mu kibazo. Haba na mu gitondo nabitekereje ndavuga ngo ariko ubanza uyu munsi zinyigisho zikomeye, kubera yuko nimbabwira ngo mwinjire mu kibazo mutipasite ko turasenga ngo kidukurweho, ariko mwibuke ko hari abantu benshi barasenze ngo icyo kibazo nikiveho. Paulo yaravuze ngo ningize Imana gatatu, ngo ayibwira ngo igirite ngo imukureho umushugi wa Satani, ngo nibipfunsi Satani yamukubitaga, ngo ariko Imana iramubwira ngo ubuntu bwanje buraguhagije. No muri iki gitondo Yesu arakubwiye ngo nibyo bisebaguza urimo, humura, njewe ndi kumwe nawe, kandi reka nkubwire ngo ubuntu bwanje buraguhagije. Ubwo ubuntu bw'Imana buri kumwe natwe, dutuze. Hari abantu barimo kugera ku buntu bagasa nkaho baburusha abandi, bakavuga ngo twebwe turi abanyabuntu. Twebwe se turiki? Ega twese n'ubuntu twagiriwe, hatari ubuntu bw'Imana abantu bose ni zero. Kandi ubundi rero abantu bamwe bakagenda nkaho ari ubwabo bonyine. Ohe nanje n'ubwanje, n'ukuri n'ubwanje, nawe n'ubwawe, kubera yuko wabonye ibyo Yesu yagukoreye. No mu kibazo kinjiranemo na Yesu. Nukinjiranamo na Yesu kizatinya ibirenge byawe, kizatinya ibirenge byawe. Haleluya. Turashoje, ariko dushoje mbabwiye ngo injirana mu kibazo na Yesu. Uyu ni muntu ki ubwira n'imira bigatuza? Uyu ni muntu ki ubabarira n'ibyaha? Ibyaha byawe nubwo byatukura tukutuku, ariko iyo bigeze iruhande rwa Yesu agira ati arabyeza akagutunganya. Ngo nicyo cyatumye yaduhindukiye ubwenge no kwezwa kubera yuko twamenye Yesu. Nuzuye agahinda n'ubwihebe. Tekereza babigishwa ngo hari ikintu kimwe gusa batari bajanyemwe n'ukwizera, ariko nuzuye agahinda n'ubwihebe maze amaso yanje arahumuka, ndakureba Yesu ndanyurwa. Muhaguruke dusenge. Haleluya. Gumutekereza ibyo, utekereza uvuga uti Yesu ni imfura mu byaremwe byose, ni imfura no mu bibazo, ni imfura no mu bisebaguzi, ni imfura no mu gahinda, ni imfura muri byose, kuko niwe mfura no mu kuzuka. Niba ari urupfu Yesu yarapfuye, ni imfura muri byo. Kubera iyo mpamvu mwisunge, afite icyo amariye ubuzima bwawe. Ibibazo ufite we kubyitaza ngo uje kure nabyo, ariko ahubwo manuka mu kibazo ukimanukanemo na Yesu. Uramenye gusa ntukimanukemwe wenyine, ariko kimanukanemo na Yesu. Nukimanukanamo na Yesu kiratinya kandi kirubaha. Rimwe na rimwe bigeraho bikadukubita n'ibipfunsi, ariko n'ibipfunsi nyine nibikangisho by'umwanzi ngo birasa n'iki, birasa n'intare ziziritse, ariko ngo ntacyo zizadutwara niba tudataye inzira. Hari umuntu ushaka kwakira Yesu kubw'umwihariko, atuzamurira ikiganza amaze agira tumufashe gusenga. Niba hari urimo azamura ikiganza cye, tugiye gusenga Imana. Ariko ube nk'ababagabo baravuze ngo turashaka kubona Yesu. Ninde ushaka kubona Yesu none? Ushaka kubona Yesu, zamura ikiganza cyawe, niwe dusengera kubw'umwihariko bwa mbere. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Tugiye gusenga. Byagutindira bikagutwara umwanya, ariko twebwe ibyo twatumwe kuvuga nibyo kandi turabivuze. Ahasigaye reka dushime Imana, kandi dushime Imana yadukunze, dushime Imana yaduhaye Yesu. Uyu ni muntu ki nimira biramwumvira? Uyu ni muntu ki ababarira n'ibyaha? Mwami Imana yacu, duciye bugufi munsi y'ukuboko kwawe gukomeye. Turagushimira imbaraga zawe, turagushimira ubutware bwawe, turagushimira ubushobozi bwawe, turagushimira kuri Imana
natwe tukaba abantu. Nuriya mukapiteni w'umuroma yarahamije aravuga ngo nukuri uyu yari umwana w'Imana. Reka bakubone nk'umwana w'Imana, reka bakwizere nk'ushobora byose, reka bakwizere nk'ufite byose mu biganza bye. Urakoze Mana kutwumva, kandi amashimwe n'icyubahiro uhimbazwa no kuratwa no gusingizwa bibi byawe iteka ryose ku bwa Yesu. Amen. Ndagira ngo dushimire umwigisha wacu, atwigishije neza cyane. Twigishije neza cyane, ndaryohewe. Numvise harimo uburyohe, numvise harimo amavuta y'Imana, harimo akantu wumvaga harimo ibintu biryoshye, kumva amasengesho arimo arakora ibintu. Munyemerere tumutunga ibiganza, tumwatureho umugisha w'Imana. Imana imuhereze iki? Umugisha. Amen. Twize inyigisho nziza. Tugiye gutanga amaturo na kimwe mu icumi. N'ituro ry'inyubako. Kandi turashimira ko abantu bari kumva inyubako, kuko dufite urusengero tuzataha hano mu kwezi kwa 12. N'urusengero mbega tuzateranira mu rusengero rushyashya. Hari abantu bagera kwizera guke basigaye babara amezi, ati tugeze mu kwa kabiri hasigaye 10. Twebwe inshingano zacu nizo kwizera ko tuzarujyamo, ariko turamutse tutarugiyemo kuri uwo munsi mu kwezi kwa 12, amarisite y'abantu bagomba kuduha amafaranga hano twarayakoze. Tuyakoze tubonye ko muyarekuye, tubona twahita turutaha. Kwa 12 nzahagarara hafite ikayi mbabwire ntitwari kurutaha, ariko tuzizuyo. Amazina yose tuzayasoma, mvuge ni ubundi twagombaga kudwinjiramo, tuzizemo dativa, tuzize kanaka. Niwe watwiciye gahunda, ni wowe tuzayibaraho, ariko jewe nizeye ko tuzarutaha. Hari n'abandi rwose barangije umusanzu wabo, abatanze amamiliyoni, abatanze ibiki byose. Abo ngabo tuzabavuga rwose ku uwo munsi ati mubashimire, niba tutanarutashye tuzize kanaka na kanaka uri hari inyuma. Imana ibarengire nyine muyazane. Muhaguruke rero twivugira dutyo, tuba twiganira. Nose mwega ntabwo mushaka ko tugenda dusetse, kandi se mwashima ko twubaka ibituzura. Muhaguruke muri abantu b'abagabo ndabazi. Hanyuma tugiye gutanga amaturo na kimwe mu icumi. Hanyuma hari ituro turi butange, iyo bashaka bakaryihorera umushumba araza kurivugaho ryivuga butumwa mukanya. Munyemerere wenda mugasunike oda sunika kiraki. Kanaka okay, nakabakene nicyo bakene. Nicyo bakene bagishyize kure, ariko ntacyo. Good. Muhaguruke nicyo bakene. Turirimbe ya ndirimbo ya 4 mu ndirimbo z'agakiza turimo dutanga ayo maturo. Hanyuma ubwo na korari Nteguzira biri kuzana amaturo yayo inyura hano, impagarara hano inyuma, kugira ngo ibindi tuze kubyumva nayo ikomeza na gahunda. Ubwo turatwinjiye muri gahunda zo gusoza, muratambuka muzanye n'amaturo, muzanye n'iki, kuko namwe Imana yarabahamagaye. Niboneye urukundo rw'umukiza, urugo rukundo nirwo runezeza, afite izina ryiza uwo wankunze, n'Imana Data n'Umwana we Yesu. Nashimishijwe n'urukundo rwawe, yewe Mana nawe
nashimishijwe n'urukundo rwawe yewe Mana nawe Yesu Kristo nge ndi imbere yawe nk'umwana muto icyo nkwiriye n'ugufashwa rwose mu bintu byose mu kubaho kwanjye ugiheragezwa muri isi nkomeza mwami sinjye ndenge nyine umbe hafi mu rugendo nkomeza mwami sinjye ndenge nyine umbe hafi mu rugendo iyo ngusabye Yesu kuzi wanjye ugomba shaka ko amara ubwoba utabyaha ufata unkomeze kuko shidikanya sigore singikora ibya byaga binezeza ubu nkora ibyo nikore singikora byaga binezeza ubu nkora ibyo nikoresha niboneye urukundo rw'umukiza ari we wacunguje amaraso we mu maraso sayo mu bitungwa amaraso y'umwami Yesu ukiranuka mu bisi bose ageza watanga ubugingo bwe ukiranuka mu bisi bose ageza watanga ubugingo bwe. Ndagira ngo n'ubundi umushumba aze nawe amugena ashobora kuba yaje ariko zone ya Kaserege yari buterane saa 10 ariko yahisemo ko iri buteranire mu rugo rwa wa muntu witabye Imana kugira ngo baje kwizihiza ibirori bye bya nyuma birumvikana nk'umuntu wari uri muri zone. Ikindi nuko amateraniro narangira abagabo bari buhurire hariya hanze kugira ngo banoze umunsi wabo wo kuwa kabiri. Ndakoresha nk'amatangazo abiri gusa. Rimwe ni tugira ibikorwa by'ivugabutumwa kandi nta handi dukura ubushobozi bwo kugira ngo ivugabutumwa rikorwe cyangwa rigende neza ari amateraniro yo kuwa kabiri ari amateraniro yo kuwa gatanu. Ubwo rero mu nama yacu twemeje ko rimwe mu kwezi tuzajya dushyiraho ituriro ryo gushyigikira ivugabutumwa. Nicyo giseke mubona bashyize hariya. Ariko turabikora abantu bahaguruka nerekana abageni Emmanuel niba yaje natambuke. Hanyuma ivugabutumwa murabizi ntiryashoboka hatabayeho ivugabutumwa rirahenda, ivugabutumwa ririmo imbaraga nyinshi, hatabayeho gufatikanya nk'abanyetorero ngo dushyigikire ivugabutumwa ntibyakunda. Hanyuma rero uyu musore afite ubukwe kuwa gatandatu afite ubukwe. Ni umwe mu basore hano batugiriye umumaro mu bijyanye cyane cyane n'ubuhanga bw'ibijyanye n'amashusho n'amajwi ndetse dusangiza amateraniro mpuzamahanga. Ubwo rero afite ubukwe kuwa gatandatu. Iyo tuvuga gutya tuba tugira ngo mumushyigikire mumenye ko afite ubukwe. Ubukwe si umuntu n'abantu.
usibye no kubutaha ariko hakenewe n'inkunga zanyu, ubushobozi bwa buri wese kugira ngo tumushyikire muri ubu bukwe, ave mu cyiciro cy'abasore tumuherekeze neza ajye mu cyiciro cy'abagabo. Bivuze ngo kuwa gatandatu abagabo tuzamwakira, azasezera ku basore burundu yinjira mu cyiciro cy'abagabo, kandi tuzaba tumushimiye ko asezeye mu busore neza, kuko hari abahatagangarira no kuhava bikabagora. None rero we azasezera mu basore neza, tumwakire mu cyiciro cy'abagabo. Ubwo rero abasore mu mutwerere, ariko n'abagabo twiteguye kumwakira, natwe tumutwerere, mbese tumutwerere mu mpande zose. Nagira ngo rero nicyo navugaga, umugeni we ntahari ariko nta kibazo, kuko birumvikana muri iki gihe haba harimo ibihe byo gutumira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nasubire mu myanya yicarire, Imana imuhe umugisha. Ni kuwa gatandatu rero, ngaho muzane iryo turo ryo gushyigikira ivugabutumwa. Turyita iryo gushyigikira ivugabutumwa. Burya babashyitsi baza kudusura kugira ngo ivugabutumwa rishoboke nuko habaho ibyasohotse kandi dufatanyije nk'abakirisitu. Hanyuma tubikore nko mu munota umwe gusa, hanyuma korari integuza irabiririmba, ariko kandi nuwaza kubona ko kuko n'amasaha aragiye, reka muhaguruke tubasezerere, hanyuma umuntu azajya anyura aha atura iryo turo gushyigikira ivugabutumwa kugira ngo rikomeze kandi ububyutse. Ushyigikira ivugabutumwa, ubushyigikira ububyutse, ubushyigikira ibikorwa kugira ngo abashyitsi baze, itorero ryaguke. Abashyitsi iyo baza nibwo ivugabutumwa rikorwa kandi rigakunda, ndetse abaje kurikora bakabona amazi yo kunywa, ntibatahe bafite inzara. Ubwo rero kubigiramo uruhare ni ibintu byawe nanjye. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana Data ruhebuje byose kuba byiza, no kubana n'Umwuka Wera bane namwe none n'iteka n'ibihe bidashira, mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Korari ririmba Irembo Ryera TV, 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 Irembo Ryera